duhere kuri Ivanjiri ya Mutagatifu Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 15 kugera ku 23. Twakwibukiranya ikingabire zimaze Roho Mutagatifu azitangira iki, kuki Roho Mutagatifu akorera muri wowe. Nuko subura umuntu wagatangaza asagira ngo akugira igihangange, kuki nukugira ngo akize roho. Umukiro wa roho niwe Yezu yita imbuto. Twakunze gukoresha ijambo hariya nkuko Pawulo intumwa mutagatifu bitubwira mu Ibaruwa mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 13, akamaro rusange, umukiro wa roho z'abantu. Nta kindi usibye kugira ngo roho z'abantu zikire. Niba rero koko ari Roho Mutagatifu gukoreramo kandi ukabona nta roho n'imwe ubutumwa bwawe burimo gukoraho, ujye uvuga uti hari ikibazo, hari ikibazo. Ndimo ndakorera Yezu cyangwa ndimo ndikorera? Ubwo rero tugarutse nko ku byo twigeze no kuvuga kwirukana amashitani. Yezu aravuga ati ese ntitwirukanye roho mbi mu izina ryawe? Ntitwirukanye roho mbi mu izina ryawe? Ariko nyine iryo zina ntiryashobora kudukiza. Tukaba turikoresha gusa igihe twirukana amashitani, ubundi bigasa nka wa mwiko nyine w'umufundi umugaburira ariko bakaba ntacyo bapfana mu by'ukuri. Uri hanze ye. Ubundi izina rya Yezu niryo ryacu, twaramwitiriwe, turi aba Kristo. Turi abandi ba Kristo, aba Kristo. Kristo turimo tukamubamo. Ntabwo ari gufata izina rye nk'igikoresho cyangwa nk'umuhoro gutemesha amashitani warangiza ukarambika hariya. Turugamba turarurangije, intwaro nizibe ziruhukira hariya. Igihe urugamba rwongera gutangirira turongera tuzifate sha. Ibyo nyine ni ukuryitwaza. Yezu rero yagombye kwinjira mu buzima bwawe ukamubamo akakubamo. Bityo nyine niho uzera imbuto nk'uko iby'imbuto nanone bisobanura muri Yohana 15 umurongo wa 1 kugera ku wa 17. Nimumbamo nanjye nkababamo, nimumbemo nanjye mbabemo. Ukubonye abone Yezu, wumvishe uvuga yumve ko ari Yezu uvuga. Imvugo yawe ya Yezu, indoro yawe iba Yezu, wo kureba ibyo Yezu atareba, wo kuvuga ibyo atavuga, wo kumva ibyo atakumva. Ingingo zawe zibize. Ikizagaragaza rero ko Yezu arimo dukoreramo, nuko nyine tuzaba turimo dukura isi mu rwobo, birumvikana. Gukura isi mu rwobo ni ugukura roho aho yaruhamye. Ni ugukura roho mu rwobo. Isi ni abantu nkuko babidusobanuriye. Ngira ngo nyine ntituyobewe ko amashitani nyine nayo yirukana ndi, nkuko na Yezu bahoraga babimushinja ngo ni shefu w'amashitani, ngo yirukanisha yandi. Iyo haje y'imbaraga aho intege nkarahunga, cyangwa se bikaba mayeri, bikaba nyine kugukina za zindi zaguteraga kurwara umutwe zikagenda hakinjiriza gutera ubusambanyi. Ukajya utanga ubuhamya cyane ati rwose aravura, yangishije umutwe rwose, uri umusambanyi butwi.
wajya uvuga ngo warakize cyangwa ko wamugaye wapfuye ahubwo ukarangiza dore ibyo biri mu bituma Faustin yanga ubuhamya nashaka kumva ubuhamya bwa Sekibi irimo yivuga ibigwi abantu baragira bagakoma amashyi ngo Yesu warakoze none ikabona n'icyubahiro cya Yesu igahabwa icyubahiro cya Yesu ndibuka rimwe turi mu rugamba rw'amaraso ariko mu 2003 urugamba turwana n'abarungi mu izina rya Nyagasani Yesu ubwo se kibizatangaga ubuhamya zikaba ngo kanaka yari yarasaze ngo ajyayo ngo baramuvura ngo yewe ngo basirikare ubwango ngo niba bamwijyaniyeyo ngo babuze uko bagira ngo yageze yarakira uwo muntu uko kwaba ari aho nyine yagenda ariko uwo muntu wamureba ukabona ariho atariho ukabona rwose hari ibindi bimurimo ariko nyine kubera ko ataragisara ku musozi bati ntiyakize se ntabwo nyine hari ibindi bamurohyemo byinshi ibyamuyabuzaga umutwe bimuvamo cyangwa biba byihombetse gato kugira ngo nyine bazabeshye abantu ngo barakiza bityo abantu birukireyo nawe rero igihe cyose uzaba urimo witoza kwirukana amashitani ariko utitoza ko Yesu guturamo ko Roho Mutagatifu guturamo ku rugingo rwawe rwa Kristo ingoro yawe umubiri wawe ukaba ingoro ya Roho Mutagatifu tuzaba turimo dutegura umupfumu rwose tuzaba turimo dutegura sarongo mu kanya gatoya rwose uzasohoka hano zigukoresha ibintu byinshi ni ukwitonda buri wese akarwana urugamba rwo guhinduka Yesu Kristo naho ibindi bintu byose ugenda wumvira hano amasengesho avugirwa hano naho ukomeza kwiberaho uko Sekibi bishaka ikizakuvumbukamo kizaba ari icyo kugukuraho nyine kandi gikureho n'abandi benshi iyo Sekibi izaba yarariye inkoni yarazimenyereye nka cya gisambo cyamenyereye gukubitwa iyo Sekibi ntinyeganyege bagakubita ukikaba yiza nyine uko uyimenyera inkoni iyo Sekibi izarangiza yasohoka hano kuri dukuri isi mu rwobo ijya kurimbura isi buri wese rero yitonde yumva amagambo ya Yesu timuzabamenyera ku mbuto bera reba nawe imbuto weze kuva wakwinjira muri dukuri isi mu rwobo ubu mwaka urashize cyangwa umwaka wararenze ndakeka imbuto weze niyi ninde muntu nibura umwe wavuga uti uyu muntu namufashije kuva mu rwobo iyi roho rwose yatangiye guhumeka undi mwuka ubuhamya bwinshi bwakoroha kuri benshi kana kamashitani yaramufashe ndagenda ndazikubeta ndazinoba zirakamfo n'umuheto kana none nawe araza ndazikubita ndazihonda no Yesu nyine akubwira ati icyo gihe bamwe bazavuga ese nitwirukanye roho mbi mu izina ryawe witonde rero ntuzafate ikimenyetso ngo nkubita roho mbi zikagenda ngo ubwo ngubwo nyine ngo witonde ikimenyetso cyerekana ko Roho Mutagatifu azabakorera muri wowe n'ingabire ze zikaba zikora nuko uzaba urimo gufasha abantu kuva mu rwobo ufasha roho gukira kwinjira muri Yesu Kristo wapfuye kazuka kizerekana ko urimo ukora ubutumwa hamwe na Bikira Mariya cyangwa ubutumwa ahubwo bw'umubyeyi Bikira Mariya kandi ibyo ngibyo bihera mu rugo umuntu abamo kubera ko nyine nutera voka imbuto zayo ntuzajya kuzisarura ku muturanyi
uzayisanga aho iwe yiteye uzikureho, bizagusaba kuyegera uzisarure. None se nawe umuntu akwegereye akaza iwanyu aho iwawe niyihe mbuto wese? Ubwo rero ibyo ngibyo mbivugiye kugira ngo kuri iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana cyo kurangira kigusiza aho cyagusanze, ahubwo impuhwe za Nyagasani Yezu Kristo zikwinjiremo, zigushyire mu murongo nyawo. Nkaba nabashishikariza no gukurikira inyigisho nohereje hariya kuri isi mu rwobo, nako kuri dusabirane, abo twahuriye muri Mwamikazi wo mu ijuru wishime, cyangwa mu ndamutso ya saa sita, twabiganiriyeho gatoya, ndetse hari wenda nshobore kuba nabivuze mu magambo make kandi yumvikana kurusha uko nabivuze muri video, ariko no muri video birabikumvisha. Yibwo rero bigufashe rwose izo mpuhwe z'Imana zinjire mu buzima bwawe, ibyaha byose muri wowe birimbuke, ingeso mbi zose zirimbuke, amagambo mabi arimbuke, indoro mbi zirimbuke, ibimenyetso bibi birimbuke, amashitani yose yaga nyina gukoresha yewe kuzongera arimbuke burundu. Impuhwe za Yezu Kristo kuva uyu munsi zigusendere, bityo roho yawe ikire, unawe gukoresha kuba igikoresho cyo gukiza roho z'abantu. Umuntu rero azamenyeraho ko Roho Mutagatifu mukoresha atari uko yahanuye, atari uko yaririmbye neza n'ijwi abantu bati tararirimba pe, cyangwa se wacuranze, cyangwa se wigishije zigatinyana nk'uko bamwe bavuga. Ikizakwereka ko Roho Mutagatifu yagukoreramo nuko uzamukura isi mu rwobo, urumufasha abantu guhura na Yezu, kuzuka mu bapfuye, kuva mu byaha bakinjira mu butungane muri Yezu Kristo. Nyagasani Yezu nabane namwe.